Uribaza uti ese nkoresheje agakingirizo karamutse gacitse nakora iki? Oya, ntabwo kuba agakingirizo gacitse byacitse cyangwa se ari imperuka ibaye. Icyo uhita ukora, uhita uhagarika gukora ibyo wari uri gukora, hanyuma ugahita niba wumva ushaka gukomeza uhita ufungura akandi gakingirizo gashyashya, hanyuma ukakambara neza ugakomeza igikorwa cyangwa se ukagihagarika. Ni ukuvuga ngo niba uzi ko agakingirizo gacitse, hita uhagarika vuba vuba ibyo wari uri gukora, imibonano mpuzabitsina wari uri gukora, hanyuma uhite niwumva ushaka gukomeza gukora imibonano mpuzabitsina ufungura agakingirizo neza kandi gashyashya, hanyuma ukambare neza, hanyuma ukomeze igikorwa. Hanyuma ku mugore rero iyo agakingirizo gacitse urumva nta kwirinda kuba kurimo, ni ukuvuga ngo kwirinda gusama ntabwo biba bicizewe, ni ukuvuga ngo niyo mpamvu haba ikinini cy'ingoboka. Icyo kinini cy'ingoboka rero gishobora guhita kimugoboka agahita agifata mbere y'amasaha 72 akimara gukora imibonano mpuzabitsina. Hanyuma nawe niba gacitse ugasanga wakomeretse, hari icyo wakora. Utise nakomeretse nabigenzane, ni ukuvuga ngo nk'uko bivuga uti ndamutse usanze gacitse ngasanga nakomeretse, ni ukuvuga ngo usanze gacitse ugasanga wakomeretse, icyo uhita ukora ni ukuvuga ngo uhita wihutira guhagarika gukora ibyo wari uri gukora, hanyuma ukihutira kujya kwa muganga, hanyuma ukaguha icyo bita prophylaxis post expose, cyangwa se ibinini by'ingoboka bya nyuma yo gukora ikintu kiri expose nyine ni ukuvuga ngo niyo bita prophylaxis post expose. Ni ukuvuga ngo rero wihutira kujya kwa muganga ukabasobanurira uko ikibazo kigenze, hanyuma bakaba bagufasha mu buryo bwo kwirinda nyuma kugira ngo wirinde kwandura ubwandu bwa virusi itera sida. Ku mukobwa rero we yihutira gufata ikinini cy'ingoboka mu gihe atekereza neza yuko yasama, cyangwa se mu gihe atizeye neza niba mu gihe yizeye agakingirizo kakaba gacitse, mu gihe atizeye neza niba umuhungu bari bari kumwe ataba yamuteye inda, ni ukuvuga ngo ahita akoresha ikinini cy'ingoboka mu masaha 72. Ni ukuvuga ngo ariko ndacyabibutsa yuko agakingirizo niko konyine gashobora mu kurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ubwandu bwa virusi itera sida, ndetse kanakurinda gusama utabiteguye ndetse no gutera inda utabigabiye. So rero ni ukuvuga ngo agakingirizo gacitse ntabwo byacitse, nta gikuba gicitse, ahubwo uhita uhagarika ibyo uri gukora, hanyuma niwumva ushaka gukomeza kubikora fungura kandi hanyuma ukambare neza, hanyuma numara kukambara neza ukomeza ibyo wari uri gukora. Hanyuma umukobwa nawe agane ku mafarumasi cyangwa se ahaboneka ibinini by'ingoboka, afate ikinini cy'ingoboka niba atizeye yuko yatizeye yuko atari mu gihe cy'uburumbuke, hanyuma ubuzima bukomeza. Ariko ntabwo bivuga yuko yaba yizeye ko atasama. Ndibaza aho ngaho ngisubije, nibaza yuko icyo kibazo gikomeje, ariko tunirinda yuko tunamenya yuko agakingirizo konyine aribwo buryo bwonyine ushobora kukubuza gusama, ushobora kukubuza kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ariko icyo kinini cy'ingoboka ko ntabwo kimubuza kwandura, ntabwo kimubuza kwandura izo ndwara, nta nubwo kimubuza kwandura ubwandu bwa virusi. Undi ati nakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ese nakora iki? Ibyo wakora birashoboka, sinzi niba uri umuhungu cyangwa niba uri umukobwa, ariko ibyo wakora ngibi. Ni ukuvuga ngo niba uri umukobwa wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ihutire kujya gushaka ikinini cy'ingoboka kizagufasha kurinda gusama, ariko ntabwo kizagufasha kwirinda izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo ushobora gufata ikinini cy'ingoboka niba uri umukobwa, nicyo kintu cya mbere wakora mu gihe utizeye neza niba utagiye mu gihe cy'uburumbuke. Ufata ikinini cy'ingoboka hanyuma kikagufasha kukurinda gusama. Niba nanone uri umukobwa se cyangwa uri umuhungu, mwembi mwakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, hanyuma utizeye, ni ukuvuga ngo ufata icyo bita prophylaxis post expose. Ni ukuvuga ngo wihutire kujya kwa muganga ubabwire ikibazo ufite, hanyuma baguhe ibinini bikubuza kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, baguhe imiti ikurinda kwandura mu gihe uwo mwahuye mutamwizeye. Ni ukuvuga ngo niba uri umukobwa ihutire gufata ikinini cy'ingoboka, ngira nabivuze. Niba muri mwembi, niba se waba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa, ntabwo wowe wabimbajije uri umuhungu cyangwa se uri umukobwa, ahubwo icyo ukora ni ukuvuga ngo ihutire guhita ujya kwa muganga niba se bishoboka. Icy'ingenzi gishoboka niba mwembi ubwanyu mwumva yuko mwabyumvikanyeho, mushobora guhita mujya kwipimisha muri mwembi. Icyo nicyo the first, ikintu cya mbere wakora mbere yo kujya gufata ibyo binini. Ahubwo niba bishoboka wabasha kubona uwo mwahuye, ihutire akaba byakunda mwabyumvikanye mwese, mubona neza yuko mwabikoze mutizeye, mwihute mugende mufate icyo kinini, mwihute mujye kwa muganga, hanyuma babapime mwembi, bizabafasha kumenya uko muhagaze. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bizafasha kumenya uko muhagaze, bibarinde nimusanga muri bazima sava, nimusanga nabwo harimo umwe wanduye, umwe arahita afata imiti imurinda kwandura kugira ngo yakwanduzwa na mugenzi we. Murumva icyo nicyo cyihutirwa. Ikindi cya gatatu
nuko nabibutsa yuko agakingirizo konyine niko gashobora gutuma utandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Agakingirizo konyine niko gashobora gutuma utandura ubwandu bwa virusi itera sida udasama cyangwa se udatenda. Gusa nanone bijya bibaho ushaka guhura n'impanuka ugakora ikintu utagiteguye. Uburyo rero bwiza ni ukujyana na mugenzi wawe mukaba mwagenda mukipimisha, mwasanga muri bazima sava, mwasanga hari umufite ikibazo undi nawe agahita afata imiti murinda kwandura. Mu gihe akwangiye rero uti mu gihe anyangiye, mu gihe anyangiye akwangiye rero wowe wihutira kujya kwa muganga ukababwira uko byagenze kandi ukababwiza ukuri, ukegera abaganga bakakugira inama, hanyuma bakagufasha kuba wafata iyo miti ikurinda kwandura mbere y'amasaha 72 nayo ukimara gukora imibonano mpuzabitsina. Hari imiti ishobora kugufasha hanyuma ukaba wakirinda kuba wakandura mu gihe wahuye n'umuntu utizeye cyangwa se yakwangiye ko mujya kwipimisha. Wowe ushaka kujya kwa muganga bakagufasha, bakakugira inama, bakagufuha iyo miti, bakakubwira n'uko ugomba kunywa kugira ngo wirinde kwandura. Nibaze yuko muka gukora subscribe, musubscribe, murayikinge, musharinge, mukometinge. Good day, nice time.